Kuwa gatandatu itariki 20 z'ukwezi kwa 9 naho hari igikorwa kizakorwa cyateguwe na UCI. Ni igikorwa kirimo ko abakinnyi bazaba bari mu irushanwa rya UCI bazimenyereza imihanda, ariko hazabamo n'igikorwa cy'abashaka kujya mu muhanda mu rwego rwo kwishimisha. Nabo bafite igice cyabo bagenewe muri iryo rushanwa. Kuri iyo mpamvu rero birumvikana ko imihanda izafungwa kugira ngo igikorwa nacyo kigende neza. Wenda natangira mbereka ko imihanda izabikoreshwa icyo gihe ni umuhanda uvuye kuri BK Arena ukajya kuri Simba Supermarket Kimironko, ugaca kwa Rwahama, ukaza ukagera kwa Rando kuri la Rompwe, hanyuma ukamanuka ugana Prince House. Kuri Prince House bazakata bajye Sonatube ku roundabout, bazamuke bace imbere ya gare ya Nyanza Gahanga, bataragira neza kuri Master Steel niho bazakata bagaruke bonge bace muri wa muhanda wa Gahanga, gare ya Nyanza, bagere kuri Sonatube ku roundabout. Noneho bamanuke bagana Rwandex. Nibagera Rwandex bazakomeza bajye mu mujyi kuri rompo yo mu mujyi, bagaruke mu Kanogo bace kuri wa muhanda wa Poiruru. Nibagera ahantu hahoze kera Rwanda Revenue ku bantu bahazi, bace imbere y'icyahoze cyitwa Cadillac, ahantu hahoze Cadillac haraganda gace hariya. Noneho baze kuzamukira imbere ya Medi Hills, bace imbere ya Women Foundation Ministries cyangwa aho bita kwa Minyoni muri kagahanda k'amabuye, bakazamukemo batunguke ku matara yo mu muhanda, traffic lights zo ku Muvunyi, bahita bakomeza basoreze kuri Kigali Convention Center. Iyo mihanda izabikoreshwa, ariko undi muhanda uzakoreshwa ni ukuva Kigali Convention Center ukagera ku Gishushu, ariko noneho ukanyura Nyarutarama kuri MTN Center, ukagera mu Kabuga ka Nyarutarama, ukazenguruka ugasa n'ugana Utexirwa. Igeze Utexirwa muri metero nkeya, hari agahanda gahita gaca munsi kaca munsi cyahoze cyitwa Portofino cyangwa hotel indi ishya yitwa The Bee Hotel. Ako gahanda gahita gatunguka ahantu hari ngira ngo ni ivuro ryitwa La Frontière. Bazaca muri uwo muhanda bamanuke bajye kuri golf course, bazenguruke golf course, bazakatira hariya kuri ntuze kuri SOS, bazamuke imbere ya Minagri, batunguke ku muhanda uva Kacyiru, bakomeze no muhanda noneho bagana imbere ya Meridien, bagere kuri la Rompwe ya University of Kigali cyangwa icyahoze cyitwa Ninzi, bace inyuma ya KBC, bafaturiya muhanda wundi nanone uva kuri KCC bagana ku biro by'Umuvunyi. Nibagera ku biro by'Umuvunyi hariya mu matara, bazahita bongera bakati iburyo bamanuke mu muhanda bace imbere ya Ribu, bagere kuri Medi Hills, bagaruke bazamuke muri wa muhanda w'amabuye uca Kimihurura aho cyangwa aho bita kuri Women Foundation Ministries cyangwa kwa Minyone, batunguke none ku Muvunyi hariya ku matara traffic lights, bakomeze basoreze kuri Kigali Convention Center. Iyo mihanda mvuze yose izabikoreshwa, wenda ni ibyiciro bitandukanye, ariko izabikorera icyarimwe, izabihikoreshwa n'ababa baje muri ibyo bikorwa birabashaka kwimenyereza umuhanda, ariko n'abandi abakinnyi bazabashaka kwimenyereza imihanda, ariko n'abandi bazaba bemerewe gukora mu buryo bwo kwinezeza. Birumvikana ko igice kinini cy'umuhanda wa Kicukiro, ibice bya Kimironko, Kacyiru, Nyarutarama bizabikoreshwa kuwa gatandatu. Turagira ngo tubereke imihanda izakoreshwa rero n'abantu bashaka kujya mu bice bitandukanye by'umujyi mu buryo batabangamiye iryo rushanwa cyangwa bazaba bakoresha imihanda uwo munsi wo kuwa gatandatu. Ku bantu bose bazaba baturuka mu Bugesera, nibaza bakagera ku kiraro cya Nyabarongo cy'umugezi wa Nyabarongo, bazakata bace ahantu hitwa ku Mugendo. Ni umuhanda w'itaka watunganyijwe, umujyi wa Kigali urawutunganya. Yes, bagera hitwa Nunga bazaza batunguke kuri Canal Olympia. Iyo umeze nk'uturutse Nyanza urenze gate ya nyuma ya Olympia, Canal Olympia, uwo muhanda niho utunguka.
bagahita bamanuka muri uriya muhanda wa Rebero. Uwo muhanda uca Rebero ndavuga wa wundi uca kuri aho UTB ubu ngubu iri. Iyo bageze aho ngaho ashobora guhita aca mu Miduha agatunguka Nyamirambo, akaba yanakomeza nimba ari ukomeza amajyepfo, cyangwa akaba yamanuka mu muhanda w'amabuye Gikondo agarenga Merezi zombi. Merezi ya kabiri ni ya mbere, ubwo ndavuga nturutse ruguru, Merezi ya kabiri ni ya mbere, yagera hepfo utaragera aho SFB biri, hari umuhanda uca aho bita CGM. Uwo muhanda wa CGM uragenda ugatunguka hafi no mu Rugunga. Iyo ugeze aho hafi no mu Rugunga ushobora gukomeza ukaca mu Kiyovu ugatunguka ajya mu mujyi, cyangwa ukongera ugakata ugatunguka kuri 40 Inyamirambo. Iyo mihanda nizafasha abantu kujya mu mujyi cyane cyane baturutse mu bice byo mu burasirazuba. Ku bantu baturutse mu ntara y'Iburasirazuba, Masaka, Rusororo n'ibice biherereye mu burasirazuba bw'umujyi wa Kigali, bafite amahitamo menshi, cyane cyane ku muntu ushaka kugera mu mujyi. Icyo gihe uwo munsi ashobora kunyura kuri 15 cyangwa yanyuze aho bita ku Bademobu, akaza agaca Busanza, agacamo wa muhanda utunguka munsi y'ikibuga cy'indege cyangwa utunguka Kabeza, akanyura Niboye agaca munsi y'ikiraro cya Kicukiro hariya mu Gatenga agaca imbere ya Majerwa. Imbere ya Majerwa hari umuhanda uzazamuka hariya hagati muri quartier ugatunguka kwa Mironko ukamugeza Gikondo. Igikondo rero aho ngaho nanone arakomeza muri CGM. Yageze CGM arakata kazamuka agana mu Rugunga. Yageze mu Rugunga rero hari amahitamo abiri, nanone ashobora guca mu Kiyovu akatunguka mu mujyi, cyangwa agaca kuri 40 agatunguka Nyamirambo agakomeza mu gice ashakamo. Ariko nanone afite amahitamo yo kuza akanyura kuri 12 akazamuka kuri Gari Parents akagera kuri junction ya Kibagabaga na Kimironko, agakata hasa nk'ujya Kibagabaga. Iyo arenze gatoya umurenge cyangwa station ya polisi ya Kimironko, hari umuhanda mushyuraho munsi ucaho bitanya Gatovu. Uwo muhanda uragenda ukambuca muri Nyabisindu, ukambukira Nyabisindu, ugasanga ya mihanda ica munsi ya stade igatunguka munsi ya RDB cyangwa akarere ka Gasabo. Icyo gihe iyo ageze hariya, kuko hariya hazaba hafunze kubera igice cy'umuhanda wa Nyarutarama kizaba gikoreshwa, ashobora kugarukiraho. Ariko niba ashaka gukomeza ahandi, ashobora noneho kutaca muri umuhanda wa Nyagatovu, agakomeza umuhanda wa Kibagabaga ku bitaro, ku Mavaze. Iyo aramaze kurenga Mavaze gatoya, hari undi muhanda uca hagati aho ngaho ugatunguka Kagugu akaba yaca Gisozi agakomeza akajya handi. Aho naho iyo mihanda hazaba hari abapolisi babayobora kugira ngo babashe gukomeza iyo bajya. Amakamyo azaca muri Special Economic Zone, ace Imasizi, mu Birembo, Nyacyonga na Karuruma, Gasyata, Nyabugogo abashe gukomeza. Ubwo aya makamyo azabaje mu mujyi Majerwa hari Igikondo, iyo ashobora kwereka aha abarindiriye kugira ngo umuhanda uze gufunguka babashe gukomeza bajya muri Majerwa ya Gikondo. Ariko amakamyo azaba ajya kuri Majerwa ya Masaka yo azakomeza kugenda, azahabwa akomeza ajya Masaka. Ariko aya Gikondo yo azahindurirwa amasaha y'igihe agomba kugerera muri Majerwa. Nubwo iyi mihanda izaba ifunzwe by'agateganyo mu gihe kiri siganwa, igihe cyose bazaba basoje izahita ifungura kugira ngo ubuzima bukomeze. Nta handi bafunze kugira ngo ya mihanda yinjira mu mihanda mikuru hafunze, naho hazajya hafungurwa abantu bakomeze. Rero byumvikane ko ni rushanwa rizajya rirangira, byasoza uwo munsi bagafungura, ubuzima bugakomeza. Nagira ngo nongere nibutsa abantu ko ni byiza kuza kureba iri siganwa, ariko bazirikana umutekano. Tuzaba duhari ahantu hose ku mihanda iri siganwa rizanyura, tuza twarashyizeho ibyuma bibafasha kugira ngo ntibinjire mu muhanda. Niba hagera rero bazabirebe neza, ntibazabisimbuke ngo babinyure hejuru, bizaba bigamije kubereka aho batagomba kurenga igihe cyose kirushanwa. Ariko turababwira ko nta gikuba kizaba cyacitse, nta kibazo gihari gituma abantu bikingirana, ahubwo ngira ngo rero ni amahirwe ku bantu b'abacuruzi gukoresha no mahirwe kino gihe kugira ngo
bafasha abantu bazaba bahari kandi nkuko nababwiye nyuma y'irushanwa buri munsi imihanda izajya ifungurwa ubuzima bukomeza. Umunsi wa mbere w'isiganwa ry'amagare rizahagurukira kuri BK Arena, rinyure kuri Simba Supermarket Kimironko, rice imbere kwa Rwahama, bakomeze bajye kuri Rompwe yo ku Gisimenti cyangwa kwa Rando, bamanuke bagane kuri Prince House. Kuri Prince House bazakomeza bace Godiari bagere kuri Rompwe Sonatibe. Kuri Rompwe Sonatibe bazazamuka bagana Gahanga, banyure kuri gare ya Nyanza Gahanga, baze bagarukire muri metro nkeya utaragera kuri Master Steel. Aho ngaho kuri Master Steel hari ahantu hari nka U-turn, ni U-turn ya nyuma utaragera ku kiraro cya Nyabarongo. Bagaruke muri uwo muhanda bongere baci Gahanga gare ya Nyanza, bamanuke bagere kuri Rompwe ya Sonatibe, noneho bakate bagana Rwandex. Nibagera Rwandex bazakomeza bagere mu mujyi kuri Rompwe yo mu mujyi, bagaruke bagere mu Kanogo bakate mu muhanda basa nk'abagana Poirur, bakatire handi yahahoze Cadillac muri wa muhanda, noneho bace imbere ya Medi Hills, batangire umuhanda w'amabuye uzaca imbere ya Women Foundation Ministries cyangwa hazwi nko kwa Minyoni. Ubwo bazamuke muri umuhanda w'amabuye bagende bagere batunguke ku matara traffic lights zo ku Muvunyi, bahite bakomeza basoreze kuri Kigali Convention Center. Birumvikana ko abantu abakeneye kuza mu mujyi bakeneye kumva aho bazanyura. Ku bantu bose bazaba baturuka mu Bugesera bazaza bagere ku kiraro cya Nyabarongo, bakate aho bita ku mugendo banyure ku centre yitwa Nunga. Uwo muhanda bazawunyuramo uzatunguka kuri Canal Olympia. Kuri Canal Olympia ku muntu uturutse Nyanza ni gate ya nyuma ya Canal Olympia. Aho ngaho hari umuhanda uhita winjira mu muhanda mukuru uva Inyanza kuri gare, umanuka uca kuri aho ngubu UTB iri, University of Tourism. Aho ngaho nibagera aho ngaho kuri Rompwe ya Rebero, hari amahitamo. Hari uzahitamo kumanuka muri umuhanda w'amabuye utunguka Igikondo, ariko rero uzahitamo gukomeza uriya muhanda uca mu Miduha agatunguka Nyamirambo. Bazamanuka mu muhanda w'amabuye y'Igikondo, bazamanuka bace kuri Merezi zombi, barenge Rompwe iri hariya iruhande rwa station ya polisi, bamanuke hepfo bataragera kuri Electrogaze. Hari undi muhanda wa kaburimbo unyura aho bita CGM, bagende batunguke mu Rugunga, haruguru ya Rugunga, haruguru ya Secret Sportif. Hariya hari amahitamo abiri. Hari uzahitamo gukomeza agaca mu Kiyovu agatunguka mu mujyi rwagati, cyangwa ushobora guhitamo guca kuri 40 ugatunguka Nyamirambo ukinjira mu mujyi. Ubwo ngubwo ni abantu baturutse mu karere ka Bugesera. Ariko ku bantu baturutse mu bice by'intara y'Iburasirazuba n'ibice by'umujyi wa Kigali bya Masaka, Muyumbu, Rusororo n'ahandi, nanone bashobora gukoresha umuhanda uciye hahandi nababwiye ku Bademob, cyangwa kuri 15 bagakomeza muri muhanda nasobanuye, cyangwa bakaza kuri 12 bagaca Kigali Parents, bakanyura muri umuhanda wa Nyagatovu bagatunguka munsi ya bagaca Nyabisindu, bagaca muri ya mihanda iri munsi ya stade, bagatunguka munsi ya RDB cyangwa ku karere ka Gasabo, bagakomeza bajya Nyarutarama, cyangwa bakanakomeza za Gisozi, Kagugu gutyo. Birumvikana kuko KCC zabikoreshwa hariya kuri KCC hazaba hafunze. Bivuze ko nibagera kuri RDB ntabwo bazinjira mu muhanda ubacisha imbere ya Simba Supermarket hari Kimihurura. Oya, ahubwo bazahita baca Nyarutarama, wenda bashobora kuba baca muri ya mihanda yo munsi yindi itunguka mu bice bindi bya Kacyiru, cyangwa bagakomeza na Nyarutarama, Kagugu, Gisozi, cyangwa itekisirwa. Uzagera aho ngaho azaba afite amahitamo menshi y'umuhanda yafata kugira ngo agane mu mujyi. Ikindi gice ni cy'abatwara amakamyo, nkuko nagisobanuye, bazongera bace kuri Special Economic Zone, bace Imasizi, Birembo,
bagende bajye Nyacyonga, Karuruma, Gasyata na Nyabugogo, bakomeze n'imbara bakomeza bajya mu ntara y'amajyepfo cyangwa mu ntara y'amajyaruguru. Nanone kuri babandi bazaba bazanye ibicuruzwa byabo cyane cyane mu mujyi wa Kigali hari Majerwa, Gikondo Majerwa, bo bazarindira baze binjire mu mujyi irushanwa rishoje ku mugoroba. Uyu ni umunsi wa mbere w'irushanwa ku itariki 21 z'ukwa 9, hazaba ari ku cyumweru. Byongere byumvikane ko nyuma y'isiganwa imihanda izajya ifungura, ubuzima bukomeze. Turasaba abantu kujya bitabira bakaza gukurikirana irushanwa kuko rizaba riteye amabengeza. Umunsi wa kabiri w'irushanwa, ubwo ndavuga ku wa mbere itariki 22 z'ukwa 9, isiganwa ry'amagare zahagurukira kuri BK Arena. Rizongera rice muri ya mihanda navuze, wenda nihuterekanye isubiremo. Rizanyura kuri Kimironko Supermarket, kwa Rwahama, ku Gisiment, Prince House, Sonatibe, Nyanza, kuri gare ya Nyanza, Gahanga, ariko noneho bazahindukira kuri Gahanga, ku isoko rya Gahanga. Umunsi wa mbere w'isiganwa bazahindukira kuri Master Steel, ariko umunsi wa kabiri isiganwa rizahindukira ku isoko rya Gahanga. Bagaruke muri wa muhanda nanone banyure imbere ya gare ya Nyanza, bagere kuri Rond-Point Sonatibe, bamanuke Rwandex nibagera mu Kanogo. Noneho uyu munsi ntabazakomeza mu mujyi, ahubwo bazahita baca handi kuri Poirul bakate imbere y'ahahoze Cadillac, bashamikire kuri Medi Hills, ubwo batangire wa muhanda w'amabuye uca imbere ya Women Foundation Ministries, bazamuke batunguke kuri traffic lights zo ku Muvunyi, bakomeze basoreze Kigali Convention Center. Uwo ni umunsi wa kabiri w'itariki 22 zaba ari kuwa mbere. Rero uyo ni imihanda izakoreshwa nazo bari mu isiganwa. Reka tugaruke ku mihanda izakoreshwa n'abandi bazabashaka gukomeza n'ingendo zabo, nkuko twabisobanuye, icyo twakwita deviation routes cyangwa alternative routes ku bantu batari mu irushanwa. Yo kugeza ubu ngubu nta cyahindutse, nkuko nasobanuye bwa mbere. Abazava mu bice byo mu Bugesera bazaca mu Gendo, Nunga, batunguke kuri Canal Olympia, aho ni kwirebero. Nibagera kuri Rompuwe, hariya kwirebero kuri Rompuwe iri hafi na UTB, bafite amahitamo yo guca mu Miduha cyangwa kamanuka Igikondo. Bagera Igikondo bakakomeza CGM bagatunguka mu Rugunga. Iyo bageze mu Rugunga hari amahitamo gukomeza ujya kuri 40 Nyamirambo cyangwa gukomeza uciye mu Kiyovu ugatunguka mu mujyi. Bityo n'abaturuka mu gice cy'Iburasirazuba, nkuko nabisobanuye mbere, bafite amahitamo yo guca aho bita ku Bademob, bafite amahitamo yo guca kuri 15 bagaca Busanza. Yenda ahangaha amasobanuro by'umwihariko n'abaturutse ku Bademob, kuko n'uturutse ku Bademob n'ubundi bazatungukira hari aho bita kuri Segiteri cyangwa kuri Military. Hariya ku Military bazafata umuhanda ujya Busanza. Nibagera Busanza bazafata wa muhanda uca mu Itunda bagatunguka Kabeza bagaca Niboye bagatunguka hariya ahahoze Kicukiro Centre. Ubwo bazaca munsi y'ikiraro kuko umuhanda wo hejuru uzabukoreshwa n'abakoresha isiganwa. Bamanuke nibagera mu Gatenga, nkuko nabisobanuye mbere, bagende ntibazajya Rwandex, ntabwo bazajya kwa Gitwaza, ahubwo bazaca mu Gatenga batunguke ahabera Expo, baca imbere ya Majerwa. Imbere ya Majerwa hari undi muhanda ugenda ugatunguka kwa Mironko, bakagira Igikondo nanone. Ubwo bazagera hahandi nababwiye, bafata umuhanda ujya CGM batunguke mu Rugunga. Hari amahitamo abiri nkuko nabisobanuye mbere, bakomeze bajye Nyamirambo bace kuri 40 cyangwa bace mu Kiyovu batunguke mu mujyi. Nanone ku makamyo azanyura muri Special Economic Zone, bajye Masizi, Birembo, Nyacyonga, Karuruma, Gasyata, Nyabugogo, bakomeze ujya amajyepfo akomeze n'ujya mu majyaruguru akomeze.
ariko aba bandi bazana ibicuruzwa byabo muri Majerwa y'Imasaka bazakomeza, abajya muri Majerwa ya Gikondo bazarindira tubanze dufungura imihanda. Icyo gihe bazabwirwa aho bahagarara mu gihe barindiriye, bazagirwa inama y'aho bagomba kuba barindiriye. Uwo ni umunsi wa kabiri w'irushanwa, uzaba ari kuwa mbere itariki 22 z'ukwa cyenda. Nongere nibutse ko aho hose isiganwa rizanyura hazaba harinzwe n'abapolisi ndetse n'urubyiruko rw'abakorerabushake bafasha abantu bakeneye wenda kuba umunezero watuma bisika mu muhanda kugira ngo babafashe babereka aho bagomba guhagarara n'aho batagomba kurenga. Ariko turakangurira abantu kwitabira kurireba kuko rizaba rinejeje. Umunsi wa gatatu w'irushanwa kuwa kabiri itariki 23 z'ukwa cyenda nta kizahinduka cyane. Aho abasiganwa bazanyura bazongera bahagurukire kuri BK Arena, bace Kimironko kuri supermarket, kwa Rwahama kuri rompoe yo ku Gisimenti, Prince House, Sonatibe, Nyanza Kicukiro. Ahangaha ni ngombwa abantu babyumve neza. Noneho uyu munsi wa gatatu w'irushanwa abasiganwa bazagarukira imbere ya gare ya Nyanza ya Kicukiro, hahandi ubona abamotari bahagaze ku marembo ya gare aho bisi zinjirira, naho bazakatira bagaruke Kicukiro Sonatibe Rwandex bongere bace muri yanze nababwiye basoreze KCC. Bivuze iki rero? Ba bantu baturuka mu karere ka Bugesera ntabwo bazaba bagikeneye ko devia ku mugendo, ahubwo noneho bazaza bagere hariya Nyanza ku matara, bace kwirebero bakomeze nanone muri wa muhanda nasobanuye mbere. N'abandi baturuka mu bice by'intara y'Iburasirazuba bakomeza bazakomeza nkuko nasobanuye za deviation kuva mbere, nta kizahinduka. Umunsi wa kane w'irushanwa tariki 24 z'ukwezi kwa cyenda, ubwo hazaba ari kuwa gatatu, irushanwa rizatangirira kuri KCC, Kigali Convention Center. Ngira ngo ni byiza ko abantu bisobanukirwa. Mu minsi yabanjije ryahagurukiraga kuri BK Arena, ariko kuri uyu munsi wa kane waryo rizahagurukira kuri Kigali Convention Center KCC. Nibahaguruka kuri Kigali Convention Center KCC bazakomeza Gishushu, bace kwa Rando, bakomeze kuri Prince House bongere bakate bagaruke kuri Sonatibe roundabout, bazamuke Nyanza bazongera bakatire imbere ya gare ya Nyanza, bagaruke Kicukiro Sonatibe bakomeze Rwandex banyure mu Kanogo bakomeze noneho bace imbere y'icyahoze ari Kadraka bashamikire kuri Medihills, ubwo bazabafashe umuhanda w'amabuye uca imbere ya Women Foundation Ministries cyangwa kwa Minyone, batunguke ku Muvunyi kuri traffic lights z'Umuvunyi, bakomeze basoreze KCC. Uyu munsi wa kane w'irushanwa hazongera hiyongereho ikindi gice cy'umuhanda kizakoreshwa nk'icyakoreshejwe umunsi wo kuwa gatandatu. Iki gice ni kizahaguruka KCC bakanyura ku Gishushu bagakata bakagana Nyarutarama, gaca MTN Nyarutarama, bakahindukira mu kabuga ka Nyarutarama, bakamanuka muhanda basa nk'abajya yitexirwa, bakazenguruka golf course bazaca imbere y'iriya tapi basige bakoraho siporo. Noneho nibagera kuri SOS bazamuke bace kuri Minagiri, batunguke ku muhanda uturuka Kacyiru, bakomeze n'uwo muhanda bagere ku cyahoze ari Ninzi cyangwa University of Kigali uyu munsi ko bahita. Noneho bakate iburyo batunguke munsi ya KBC, bakomeze n'uwo muhanda uturuka rero imbere ya KCC, bagende nibagera mu matara yo ku Muvunyi, ndavuga traffic lights, bamanuke uriya muhanda uca imbere ya RIB, nibagera hariya kuri Medihills bakate bagaruke muri kagahanda k'amabuye kazamukemo, ndavuga kagahanda gaca imbere ya Women Foundation Ministries, katunguka kuri traffic lights zo ku Muvunyi, bongere bakomeze basoreze KCC.
uwo munsi wa kane w'irushanwa ubwo itariki 23 byumvikane ko hari akandi gasaketi, hari iyindi tinere yiyongereyemo nk'iyari yabaye ku wa gatandatu. Iyi ngiyi ni izakoreshwa n'abari mu myimenyerezo, ariko bikamera nk'ibikorewe icyarimwe, bivuze ko imihanda izaba yafungiwe rimwe. Ubwo turaboneraho no kongera kwibukiranya imihanda yakoreshwa n'abantu bari muri gahunda zabo zitari zirushanwa. Nkuko nabisobanuye mbere, abantu bose bazaba baturuka mu karere ka Bugesera bazaza bagere ku matara ya Nyanza, bakate bace ku Irebero, bakomeze nkuko nabisobanuye mbere. Kimwe n'abazaturuka mu bindi bice by'igihugu cyangwa by'umujyi wa Kigali bazakomeza nkuko n'ubundi nari nabisobanuye mbere, nta kizahinduka. Ku itariki 25, 26 na 27, iyo minsi uko ikurikirana, irushanwa rizahagurukira kuri KCC Gishushu, rikomeze ku Gishushu Nyarutarama Road, mu muhanda wa Nyarutarama MTN Center, rikomeze ahazwi nko mu kabuga ka Nyarutarama, bamanuke nk'abagana Itexirwa, nibagera imbere gato bakate bace mu muhanda uca uzenguruka golf course. Uyu muhanda ni umuhanda muto uca munsi cyahoze ari Hotel Portofino, ugatunguka kuri La Frontière, ivuro rya La Frontière, bakamanuka bagaca kuri wa muhanda uca iruhande rw'itapi ikorerwaho siporo, bakagera kuri SOS za Mukaminagiri, bakaca mu muhanda wa Kacyiru bagakomeza kuri Ninzi Hotel, hariya ni kuri ya roundabout ya University of Kigali, bagakata imbere gato bagakata iburyo bagaca inyuma ya KBC, bagakomeza uriya muhanda bagatunguka ku matara yo ku Muvunyi, ubwo mbavuga traffic lights, bagahita bamanuka imbere ya RIB, umuhanda wose bakagera bakaza gukatira hahandi nanone kuri Medi Hills, bagatangira agahanda k'amabuye gaca kuri Women Foundation Ministries, gatunguka nanone ku matara yo ku Muvunyi, bagahita bakomeza bagasoreza kuri KCC. Ahangaha birumvikana ko igice cya Kimironko, igice cya Kicukiro n'abaturuka mu karere ka Bugesera, hariya kuri za Prince House Remera, ubu none harafunguye. Nushaka gukomeza ajya za Majerwa Gikondo azakomeza, ushaka kuza agakomeza mu mujyi anyuze mu Rugunga birashoboka. Birumvikana ko ahangaha noneho ubuzima abantu benshi ntabwo bazaba bazitiwe, kuko irushanwa rizaba muri aka kantu nsobanuye, ibice byinshi bizaba bifunguye. Nagira ngo nongere nibutse abantu ko nkuko twe twabisobanuriye mbere, ibihe bigenda bitandukanye, bivuze ko iyo minsi yose mvuze, tariki 25, 26, 27, ibice byinshi by'imihanda bizaba bifunguye, kandi tuzajya tugenda tubamenyesha uko iminsi igenda yegera umunsi w'irushanwa. Icyo nakongeraho kuri ayo matariki, imihanda izajya ifunga no gufungurwa ku masaha atandukanye. Ibyo nabyo tuzabibasobanurira uko iminsi igenda yigira imbere, kuko amasaha agiye atandukanye. Gusa icy'ingenzi ni uko abantu bamenya ko imihanda ishobora gukoreshwa. Imihanda izakoreshwa noneho n'abantu batari mu irushanwa izaba yiyongereye. Umunsi wa nyuma w'isiganwa rya UCI itariki 28 z'ukwezi kwa 9 uzaba ari ku Cyumweru. Uyu munsi urihariye kuko nkuko ngiye kubasobanurira, isiganwa rizahagurukira kuri Kigali Convention Center KCC, bace ku Gishushu bakate Nyarutarama, baca imbere MTN, bakomeze imbere MTN, byongere rikatire hariya mu kabuga ka Nyarutarama, bamanuke nk'abagana kuri Itexirwa nanone muri ka gahanda gaca munsi ya Portofino, bari ko bakomerezamo, batunguke kuri La Frontière, noneho bongere bace bazenguruke golf course. Golf course ni ahandi wa muhanda uzenguruka ahashyizwe itapi abantu bakoramo siporo. Bagera kuri SOS, bazamuke kuri Minagiri bongere batunguke mu muhanda uva Kacyiru kuri Ministeri,
bakomeze bagere kuri rompuwe ya University of Kigali cyangwa hahoze Ninzi, bace munsi ya KBC, binjire mu muhanda ugenda ukabageza ku matara traffic lights zo ku Muvunyi, bamanuke bace RIB, bazakomeza umuhanda bace hejuru y'ikiraro cya wa muhanda cya kiraro cyo kwa Rasta, bagere Sopetrade bakate bajye mu mujyi. Aha ndahatindaho cyane kuko ubundi bakatiraga hara kuri Medi Hills, ubu noneho bazakomeza bace hejuru y'ikiraro, bazamuke bajye kuri rompuwe mu mujyi. Niba bagiye kuri rompuwe mu mujyi, bazahita bamanuka Yamaha, Nyabugogo, bajye ku giti cy'inyoni, bakomeze bajye Ruriba. Nibagera Ruriba bazahita bakata bace mu muhanda unyura Norvège, bazatunguka kuri stade Inyamirambo, bace kuri tapi, nibarenga tapi bahite bakata mu muhanda bagana Kimisagara, bazamanuka kuri muhanda baze kuzamukira mu gahanda ko kwa Mutwe, ka gahanda k'amabuye. Niba bazamukiye ku gahanda ko kwa Mutwe, nibagera ku muhanda hari bazahita bakata iriya rompuwe yo kuri 40, nahita ko ari nka rompuwe, baze kuri Onatracom bakomeze ku Gitega batunguka hahoze gereza downtown kuri rompuwe, bamanuke Peage na Sopetrade, bongere bakate hariya kuri Sopetrade, nibagera hariya imbere nanone bongere bakate bajye Medi Hills, bazamuke mu gahanda k'amabuye gaca kuri Women Foundation Ministries, bongere batunguke nkuko ahoze mbisobanura ku matara y'ahandi ku Muvunyi, bakomeze basoreze kuri KCC. Uwo munsi ibinumvikana ko hajemo icyo twise extension gihera kuri Medi Hills kigaca kuri Sopetrade mu mujyi kuri rompuwe, Yamaha, Nyabugogo, Giti cy'inyoni, Ruriba, Norvège, Nyamirambo, Kimisagara, kwa Mutwe, Onatracom, Gitega, downtown, rompuwe, nanone ukagaruka. Iyo niyo extension yiyongereyeho. Aha ngaha birasaba ko tuza gusobanura harya umuntu uzabututse majyepfo azaca he mu gihe cy'iryo rushana, kuko izindi deviation izo wibuke ko ibice by'uburasirazuba y'umujyi, ibice by'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali birafunguye, byo birakomeza. Ariko ku bantu baturutse mu majyepfo y'igihugu birumvikana ko hariya kuri bazaba bafunze, bazaca mu muhanda ukurikira tugiye kubereka. Hari umuhanda watunganyijwe uzaca kuri Ruriba, ukaza ukanyuraho bita Rugendabari, ukaca muri Rugendabari ugatunguka mu Miduha, ukaza ugatunguka aho bita kuri RP hari Nyamirambo. Ubwo ngubwo murumva hari RP, iyo umuntu ageze aha ngaha ntabwo azakomeza ngo ajye haruguru kuri stade kuko hazaba hakora, azahita akatagaruka nko mu mujyi. Nagera hariya kuri 40 bazamwereka handi anyura kugira ngo kuko wibutse ko ari kuri 40 ariho bazakatira bagaca mu Onatracom bagakomeza bajye mu mujyi. Icyo gihe bazamwereka handi yanyura kugira ngo adaca muri circuit y'abari mu irushanwa, atinjira muri circuit y'abari mu irushanwa. Ikitonderwa aha ngaha kandi nakiza, iyi extension imvuze izanyura Yamaha, Nyabugogo, Giti cy'inyoni, Ruriba, Norvège, bazacamo rimwe. Niba wanyuma namara guhita azahita afungura. Bivuze ko abantu bihanganye gato bamaze gutambuka bazahita afungura, ubuzima bukomeze. Bitandukanye n'ahandi bashobora kuzenguruka inshuro nyinshi, ibyo nabyo wenda babishinzwe bazabisobanura. Ariko iyo extension imvuze aho ngaho handi harengaho bazahanyura bagenda, nibagaruka ntabwo bazongera gusubirayo. Bivuze ko batambutse wanyuma atambutse bazajya bahita bafungura. Icyo nacyo ni byiza ko abantu babyumva, batumva ko umuntu bazahera amajyepfo umunsi wose. Ni igihe kigufiya barangiza, kandi tuzajya tubamenyesha uko umuhanda ufunguye kugira ngo abantu bakomeze mu buzima busanzwe. Ku munsi wa nyuma abatarebwa n'irushanwa mu bice bindi by'umujyi bazakoresha imihanda nk'uko nabisobanuye mbere. Abaturuka mu ntara y'amajyepfo nibagera Ruriba bazaca mu gahanda k'ibitaka gahari, banyure ahitwa Rugendabari, batunguke mu Miduha baze bagere kuri RP. Kuri RP anga kuri RP bazamanuka
nibagera hafi na 40 bazamanuka mu muhanda utunguka mu Kanogo. Mu Kanogo ashobora gukomeza za Rwandex, Kicukiro, Remera, cyangwa agaca Pwaruru agakomeza Kinamba na Gasyata akikomereza, cyangwa akajya na Kacyiru ahandi ashobora kuba yagana. Nagira ngo uyu muhanda by'umwihariko ngusobanura ko uyu munsi cyane cyane ko iyindi yo nisanzwe nkuko nari nayisobanuye mbere. Iri rushanwa ntabwo rije guhagarika ubuzima bw'umujyi wa Kigali nkuko nabisobanuye mbere. Hari inzira nyinshi n'uburyo bwinshi wagera aho ushaka wanabikurikirana, cyangwa ukaba wanahitamo kuza mbere ugataha ku mugoroba risoje, cyangwa waba ukeneye kugana ahantu runaka ukifashisha inzira twabasobanuriye. Ibi tuzajya tubisobanura buri munsi kugeza irushanwa rishoje. Abantu barasabwa kwitabira bakaza kureba rino rushanwa, ntibumve ko bahejwe nkuko bajya bakurikirana irushanwa rya Tour du Rwanda. Bongeye gusabwa ko niri bazarikurikirana rwose nta kibazo, baze mu bwinshi ku mihanda aho rinyura hose rwose banezwe. Ibi nagira ngo babyumve, ubutumwa butambuke, batazagira ngo wenda barahejwe. Oya, abantu bahawe ikaze aho rizanyura hose kuza kurikurikirana. Polisi zabihari izaba yarateguye uburyo bagomba guhagarana, aho bagomba guhagarana, aho batagomba kurenga, kugira ngo bashe kureba neza. Abantu bakangurira rero kwitabira, bazasanga polisi hari kugira ngo bereke aho bagomba guhagarara, kugira ngo bakurikirane mu mutuzo. Kandi n'abandi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye niyo mahirwe gukora ubucuruzi neza, kuko hazaba hari abashyitsi benshi bavuye hirya no hino ku isi baje gukurikirana rero rushanwa. Polisi tuzajya tubaha amakuru uko agenda hinduka umunsi ku wundi, cyangwa icyo nakwita updates. Turabakangurira gukurikirana imbuga nkoranyambaga za polisi.